Imana ikundinde untera umwaka ndakarabye. Alo, ni Satani turi kuvugana. a.k.a. Sekibi, Rusuferi. Amakuru gawe Satani we. Uragahambirwa. Yewe. Iyo ngiye kuzimu muri amahoro. Yewe ndaringo hamagaye ndi gutata shanse ngo ndumve ko ino nimero iracamo none iciyemo none ndakubaza ibibazo nga bibiri. Ndakibazo. Sindwa mu izina rya Yesu. Oya ndago ngututse. Reka twikomereza ahubwo narindi kugira ngo nkubaze. Ntisi ko hano kwisi amafaranga gabuze kandi bakaba bavugaga ko ari bimwe mu bintu bivaga mu mubiri gwawe. Byagenze bite? Warwaye constipation cyangwa n'ubundi burwayi ufite? Ndi guciragura oya ndago ndi guciragura rubanza uri kumva nabi. Chongaho banza umbwire nyine amafaranga ko gabuze kandi bakaba bavugaga ko bavaga mu mubiri gwawe. Warwaye constipation umuntu yakugurira agaseri k'imineke bigacamo. Nawe ntagugiraga none se cagihe mu butayu kuko iwabeshe Yesunga ubutunzi bwose bw'isi n'ubwawe. Nawe warakubiswe. Yewe we. Ubu nda amafaranga ugiraga mbese nawe uri kungona. Reka noneho ngwibariza ikindi nikosi. Abandu bisi wabamaze uri kubashuka ko babaye abagome abandi bakaba basige bakora ibikorwa bitari byiza no kubereke ukutarekeraho kandi ibyo wakoze ko bihagije ugakizwa. Ndavuga gukizwa ugataransipirura taransipizwa niki? Ndago wabikora kandi uzasha wumva. Ngaho cansubiza. Abantu ndaga ari wowe ubashukaga ahubwo basigaye barakwigisha. Usigaye uricara ugafata inspiration nawe kubera ko abantu basigaye abagome kukurusha oya kandi ndubeshe. Ndabizi ko ibintu byose bibaga ku isi ibi byose ari wowe ubaga wabiteye. Kuki ubikoraga Sata? Kuki ubikoraga? Cyangwa wari uzi ko ndazabona nimero yawe? Mbwira kuki ubikoraga? Reka ngwereke noneho rero. Ugomba kureka gukomeza kwangiza abantu babandi ubagira abagome urumva? Cyangwa se tukazahura nkagukubita ibiti ibi hafi 6 umuntu kumva ukubaye akabuno kagatoha. Pega Sekibi. Imana ikundinde. Yewe Satani burya mubaga muri kumubeshera ngo amafaranga ndaho bahuriraga.